Mwaramutse neza abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube. Turi kuwa kane tariki enye z'ukwezi kwa cyenda 2024. Tubazaniye amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Jya ubabwira nitwa Sentama, ndika hamwe n'umutumirwa wacu tumenyereye, si ubwa mbere tumutumiye ahangaha. Ikaze mutumirwa wacu, wadusuhuza ugasuhuza abatwumva. Yego, murakoze cyane kuntumira. Ndasuhuza abadukurikiye kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Jye nitwa Mama Defiye, nkaba menyerewe kuri no radio. Ndatekereza ko atari ubwa mbere tugiye gukorana ikiganiro. Nibyo koko, ntabwo ari ubwa mbere. Ikaze rero Mama Defiye. Ibyo tugiye kuganiraho, ndabanza kubagezaho imirwano, incamake y'imirwano irimo kubera ahitwa i Bweramana na Sake. Aha ndaboneraho kubabwira n'ibivugwa muri FRDC n'abayishyigikiye. Turaganira ku masezerano y'ubutwererane yasinywe hagati ya Tshisekedi na perezida w'Ubushinwa. Ubwo ni amasezerano y'ibihugu byombi y'ubutwererane mu bijyanye n'ibya gisirikare. Tuze kuganira ku bwicanyi bwabereye muri gereza nkuru ya Makara i Kinshasa. Turongera tuganire ku yindi ngingo ijyanye n'ishyingurwa ry'abantu 263 ritavugwaho rumwe na leta ya Kinshasa n'abaturage ba Goma, ryabereye Goma ku itariki 2 z'ukwa cyenda 2024. Turasoreza ku ngingo ijyanye n'imyigaragambyo yabereye i Goma. Ntabwo tuyivugaho cyane, turayivugaho gake. Aho ngaho niho turi busoreze. Ndatinze rero, ikaze ku batwumva bose, ikaze ku mutumirwa wacu Mama Defiye. Reka twinjire mu kiganiro mbabwira nti uyu munsi mu gitondo haramukiye imirwano ikomeye cyane hagati y'ingabo za ARCM 23 n'ihuriro rigizwe n'ingabo za leta ya Kinshasa, uko ifatanya na FDLR, Abazalendo, Burundi, Abarundi, SADC, bya bihugu bitatu, abacanshuro batandukanye. Imirwano rero ubu ngubu irakomeye hariya mu bice byegera Bweramana no mu nkengero za Sake. Aho ngaho birakomeye. Ikindi twavuga ni ibiramutse bivugwa muri FRDC. Muri FRDC rero biravugwa ko habayeho gusubiranamo mu gace hariya muri teritwari ya Masisi. FRDC bakaba basubiranyemo. Ni amakuru tugicukumbura, turayakurikirana, turaza kuyabagezaho mu buryo burambuye mu makuru yacu y'ubutaha. Reka twinjire mu kiganiro n'umutumirwa wacu Mama Defiye. Ngira ngo wakurikiranye ibijyanye n'amasezerano hagati y'Ubushinwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya masezerano avuze iki ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo? Ese Kongo iraza kuyahahiramo intwaro? Ese nibyo bitera Kinshasa kugenda bigura intege mu mishyikirano? Ubyumva ute? Uko mbyumva, ubutwererane mu bya gisirikare Kongo ihora mu ntagiye butabayeho. Ntekereza ko n'Ubushinwa nabwo akenshi bukunda gufatanya na Kongo ifatanya n'ibindi bihugu bitandukanye. Uburusiya habayeho ubwo butwererane. Ibihugu byinshi mbega bikomeye bikunze kugirana ubutwererane mu bya gisirikare na leta ya Kongo. Ubwo butwererane rero ntacyo bwahindura ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo bwakwihutisha urugamba rw'abahanganye na leta, kuko aribo bafatira ku rugamba ibyo bikoresho biba byazanywe muri ubwo butwererane nyine. Haramutse hatanzwe ibikoresho bigahabwa Kongo bikajyanwa ku rugamba, iki gihe nawe urabyumva, ibikoresho bihita bihinduka ngo inyeshyamba zihanganye na leta ya Kongo. Niyo kandi bitanajyanwa ku rugamba, nawe ubwawe cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese ubishatse byamugeraho kuri make, kuko igihugu cyashyize imbere ruswa. Abasirikare bacyo ntibatinya no gucuruza intwaro babarwanya. Tekereza ko wafata intwaro ukayicuruza ku muntu ukurwanya, ni nko kwirwanya mbega. Ibyo twita umuco wo kudahana ugejeje ku Kongo mu manga. Uwo muco ugendanye ku ikubitiro n'icyaha cya ruswa.
hari ruswa rero urabizi haba hari ibyago bikomeye cyane kurusha n'intambara nuko abantu benshi batajya babimenya cyangwa babitekerezaho cyangwa babiha umwanya cyangwa babifiteho amakuru burya mu ntambara udapfuye arakira ariko ruswa yo uwo ari we wese yapfa mu buryo atateganyaga ibaze nk'urugero rw'aho umuntu ukwanga atanze ruswa agahabwa imbunda yo kukurasa ntiyatindiganya kimwe n'uwo musirikare wahabwa ruswa akaza akakurasa ibaze nk'umuntu ushinzwe ubuziranenge ahawe ruswa akemeza ko imiti wenda ashinzwe kugenzura nta kibazo na kimwe ifite kandi muri bake nk'iyo miti yararengeje nk'igihe ikagenda ikica tuvuge nk'abantu bose bari mu bitaro abarwayi bose bagapfa bagashira kubera cya kibazo cyitwa ruswa noneho uyu munsi wo nahoze mbona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bari kwerekana ukuntu guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Cirumwami General Cirumwami nawe ubwene guverineri ni umuntu w'umuyobozi ukomeye generali noneho w'umusirikare nahoze mbona ari guha ruswa bigaragambya ngo barekere aho kwigaragambya abaha amafaranga nabo batangira kuyagabanira kuri kamera kumva ko yego akantu gatoya wenda byacubije wenda ko hari ikintu kibi cyari kuba kuri icyo gihugu ariko abaremyemo n'ubundi umuco wo guhora bavuga ngo reka tujye kwigaragambya baduhane reka tujye kwigaragambya baduhane ariko urumva ko ni ikibazo gikomeye ibyo bigero by'ubutwererane rwose nta kintu nakwizeza abadukurikirana yaba ari abanyekongo yaba ari abanyamahanga ntacyo nabizuza ku nyungu ubwo butwererane bushobora kuzana muri iyo ntambara ntayo keretse kuri iriya M23 irwanya Kongo niyo ushobora kubyungukiramo ahubwo wenda nkanagira inama abasirikare ba M23 batwumva batangire nabo bohereza inzobere zabo kwiga ikoranabuhanga ry'ibyo bikoresho bigiye kuza cyangwa nyine batangire biyegereza umuntu ushobora kubaha amakuru yose kuri izo ntwaro batangire bitegure kuzikoresha mama Defiye kuri wowe nk'umusesenguzi ni iki gitera leta ya Kongo gushyikirana rwihishwa impamvu rero leta ya Kongo ishyikirana rwihishwa twagiye twumva inshuro nyinshi perezida Felix Tshisekedi avuga ko adashobora gushyikirana n'umunsi n'umwe na M23 abisubiramo inshuro zitabarika ageze hose avuga ibyo bintu abaminisitiri be bakabisubiramo ubwo rero yabonye ko atsinzwe none ageze igihe cyo gushyikirana yumva ntagiye kwivuguruza mu ijambo yumva ntagiye gucika amazi cyangwa kugaragara nk'umunyantege nke aravuga ati reka mbikore mu ibanga n'ibizajya binamenyekana njye bita nitangura ngo mvuge ngo sinigeze nshyikirana nyine ni isoni no kwanga kwereka mugenzi we w'Uburundi Ndayishimiye Evariste ujye umugira inama yo kudashyikirana kugira ngo amwereke nyine ko amwumvisha ariko akavuga ati ntabwo nubwo ndi kumwumvira ariko ndimo ndatsindwa ku mugaragaro reka nse gushyikirana ariko nibimenyekana nzabihakana nyine ni isoni n'ikimwaro nyine yuko yatsinzwe urugamba ku mugaragaro bose babireba yego turabyumva ariko se tugarutse kuri aya masezerano hagati ya Kongo n'Ubushinwa amasezerano y'ubutwererane mu bya gisirikare aya masezerano araza kugira ngaruka ki ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo tubirebye neza aya masezerano ashobora kwihutisha ifatwa rya Kongo yose ngewe ku giti cyanjye niko byumva aragira ingaruka ko igihugu gishobora gufatwa mu buryo bwihuse niba M23 igenda igafatira ibikoresho ku rugamba ikarwanya leta ikayikubita ikayambutsa imisozi n'indi noneho hagiye kuza n'ibindi noneho ubwo kandi ubwo haraza n'ibifite ingufu nyinshi nabyo bifata bitanabifata mu buryo busanzwe biratuma abanyekongo bayibizanire buriya umukongomani wamuhaye $100 nyine akuzanira icyo ushaka cyose biroroshye cyane rero kuba intambara ikirangira ahubwo ubwo butwererane we yumva ko aribwo buzamufasha gukomeza kujijisha amahanga akagaragaza ko ari mu mushyikirano kandi ari gushaka intwaro ahubwo izo ntwaro niwe zizarimbura ahubwo ku bwanjye ndabona ubutwererane ahubwo nk'Ubushinwa cyangwa ibindi bihugu bikomeye mbere y'uko bagirana ubutwererane na Tshisekedi cyangwa na Kongo muri rusange bajya babanza bakurikirana imikorere y'icyo gihugu bavuga ati iki gihugu kiri ku rwego rw'uko gishobora gucunga ibyo tubahaye cyangwa ibikoresho cyangwa n'umutungo w'igihugu bari ku rwego rwo kubicunga neza ku buryo bitaba ari bo bisandarana ahubwo ariko ni nk'inama nyine ibihugu bijye bibanza bibyigeho neza kugira ngo batavomera mu kivu yaba nko kuvomera mu kivu we arizera ko ibyo bikoresho hari icyo bizamumarira
ariko ku rundi ruhande n'ibyo yabonye mbere n'ibyo yaguze byose ntacyo byamumariye. Ibintu byo mu butwererane rero simpamya ko hari icyo byo byamara. ese ko twabonye Kongo iyo ihashye ibikoresho nka biriya nk'ibyo twabonye perezida w'Ubushinwa abemerera ko azabashyikiriza birimo indege birimo n'ibindi bikoresho bya gisirikare bihambaye, iyo ibizanye ntabwo njye navuga ko Kongo atari igisambo, ntabwo irya yonyine irazana igahaho n'abandi, ihaho ARCM 23 ngira ngo wabivuze, yemwe iha n'abantu bahohotera abandi nka Wazalendo. Ese koko biriya bikoresho urabibona biramutse bije koko biraza kongera gusaranganywa bariya bose? Ntabwo batinya kubisaranganya. Kongo imeze nk'umwana w'igitambambuga, ntabwo batinya kubisaranganya pe. Ntibabisaranganye, ahari natwe mu bindi bihugu bituranye na Kongo amaherezo bizajya binatugeraho, niba bitajya binatugeraho. Ntibabisaranganya, Afurika yose bigereho, iryo koranabuhanga ry'Abashinwa ryateye imbere rigere muri Afurika, nta kundi nyine. Reka tunyarukire i Kinshasa, ahitwa i Makara hari gereza nkuru y'i Kinshasa, ni nayo gereza nini iri muri Kinshasa kuko hari n'izindi, ariko isanganya iheruka kuba hariya mu ijoro ryo kuri ebyiri, bucya ari kuri ebyiri, habaye ikibazo aho abafungwa benshi barashwe, bararaswa, barapfa. Dukurikiye rero raporo zagiye zitangwa n'abayobozi ba Kongo, uwabanje gutanga raporo yavuze ko hapfuye 2, uwakurikiyeho nyuma ye yavuze 129. Ejo Human Rights Watch yahoze ibamagana ivuga iti reka da, ibyo muvuga ntabwo ari byo, hapfuye abari hagati ya 800 n'1000. Ariko andi makuru akatubwira ko hapfuye abagera ku 1486, hagatoroka 1028, hakomereka mu buryo bukomeye abagera ku 3700. kandi aya makuru y'imibare iri hejuru niyo yizewe rwose, niyo y'ukuri, cyane ko hari imirambo batwaye no mu makamyo bajya kwihisha. Ese ukeka ko ari iki kiza gutera, ni iki kiba gitera kudahuza mu mibare, biterwa n'iki? Ku bwanjye rero mbona impamvu ya mbere ituma hatabaho guhuza mu mibare cyangwa itera kudahuza mu mibare, ku ruhande rwa leta ni ugushaka, impamvu leta igaragaza umubare mutoya ni ugushaka kwikavaringa cyangwa kwihisha, cyangwa nko kugira gutesera, nko kwihishira nyine amafuti yayo ngo yapfundikire, ukoroshya ikibazo kugira ngo itagaragaza ko ibintu byacitse byageze wandabaga. Naho Human Rights Watch yo impamvu ivuga hagati ya 800 n'1000, ni ukuvuga ni amakuru iba yakusanyije. Impamvu rero hari abandi bavuga 1000 na 400 gutyo, ni ukuvuga nabo hari ababa bafite icyo babimenyeho, kuko hari igenda nk'iyo Human Rights Watch ishobora kuvuga 800 n'1000, hari abakirwaye batarahwana, batarapfa burundu, abakiri muri byo bikomeye. Ariko nyuma ikagenda yiyongera, kuko wa wundi warashwe yageza umwuka umushiramo, ari nayo ikagenda yiyongera gutyo. Ariko rero leta urumva kuba yavuga ngo ni 2 n'umwe, urumva leta biramenyereye ko leta zikunze kujijisha amahanga nyine. Impamvu y'ibijijisha nyine iba yanga kugaragaza responsibility cyangwa uruhare rwayo muri ibyo bintu biba byabaye. Kandi koko unagenzuye neza wasanga urwo ruhare rutabuzemo, ushobora no gusanga leta hari nk'abo yatekereje kwizisa, gatuma kimugende mukora akajagari, mwicikire, tubona uko tugira abo turasa. Nuko ishobora no kuvuga ati batorotse, wenda batanatorotse ntiwamenya bya leta ishobora kubeshya. Mama de fille, ese kuki tumenyereye ko iyo habaye ikibazo nk'iki mu gihugu runaka amahanga ahaguruka akabyamagana? Ubu ngubu abo tumaze kumva babyamagana ni Human Rights Watch gusa, nta yandi mahanga aramagana iki kibazo cyabereye i Makara muri Kinshasa.
se ibi byo bisobanuye iki kuba nta mahanga yamagana iki kibazo? impamvu amahanga atabyamaganye amaze kubimenyera. Ibi bwicanyi bibara muri Kongo buri wese yarabumenyere, buri wese arasigaye bifata nk'ibintu bisanzwe, kuko ni kwa nyine buriya hari ukuntu bajya bavuga wenda bakabikamenyerwa nta keza. Buriya abantu baramenyereye nyine niyo mpamvu ibyabo batakibitaho igihe nyine bavuga ati nibyo muri Kongo nibyo muri Kongo, nta kundi kuko baravuze ngo bararambye cyangwa babonye byinshi, cyangwa se na za ruswa zabo bagenda batanga hirya no hino, ubwo n'ayo mahanga baba bayahereje, ibagirwa na Human Rights Watch nayo kuyihereza, ariko nyine nta gikuba kiba cyacitse ku bakongomani. Buriya bwicanyi se urabona buza guha sura ki ubutegetsi bwa Kinshasa? Isura se nta sura se n'ubundi ko nta butegetsi bwa Kinshasa n'ubundi nta sura nziza bwari busanganywe. Rero nk'iki buriya ni ibisanzwe nyine, isura n'ubundi ko yari isanzwe ari mbi, iraguma ari mbi nyine nk'uko byari bisanzwe, cyangwa iguma ari mbi cyane, ariko isura ya leta ya Kinshasa abantu benshi ntayo babona. Abantu babona ko nyine ari guverinoma defu ku mugani bajya biteramo urwenya, nta sura ntayo rwose. Isura Kongo ntibigireba buriya. Reka tugaruke muri Goma. Ku itariki 2 habayeho umuhango wo gushyinguranwa abantu 263, ariko iri shyingura ntirivugwaho rumwe hagati ya leta n'abaturage batuye mu mujyi wa Goma. Rirasiga nkuru ki iri shyingura? Abaturage ba Goma bati ni ikinamico, ko tudafite uburuhukiro bwakira cyangwa bwabika imibiri ingana kuriya, baba barayibitse he guhera mu kwezi kwa 5 k'uyu mwaka? Kuko aribwo bavuga abo bantu bapfuye, abantu bashyinguwe muri bariya 263, bati abenshi bapfuye mu kwezi kwa 5 n'aya mezi agaruka inyuma yo kwa 5. Ibi rero ntabwo abaturage ba Goma babivugaho rumwe n'ubutegetsi bwabo bwa Kinshasa, bwaba ubwa hariya bubegereye bw'intara cyangwa bw'umujyi wa Goma, ntabwo bahuza. N'ikimenyimenyi abaturage ba hariya ngira ngo bakora imibare y'uburuhukiro bafite, bakagaragaza ko mu bitaro byose biri mu mujyi wa Goma uburuhukiro bafite harimo imyanya ishobora kwakira imibiri igeze kuri 96, yaramuka irenzeho bitashoboka, bitakunda. Ese ibi bintu byo kuba badahuza abaturage n'ubutegetsi biracura iki, biraza kubyara iki? Ibi bintu by'uko abaturage n'ubutegetsi badahuza ubwoba birakomeza bituma abaturage noneho n'uwari ufite icyizere gake yumva afite icyizere leta ye, noneho avuga ati mvuyeho, ya leta ntabwo ari iyo kwizerwa, ntabwo ari iyo kwiringira. Kuko nanjye kare nahoze mbona umukongomanikazi wahoze yivovota nyine ari kuvuga ngo bashyinguye amasanduku arimo ubusa, ngo bafashe amasanduku arimo ubusa aba ariyo bashyira mu mva, nta muntu urimo. Ati kubera ko ngo nuko nta muntu n'umwe wo mu muryango waba warapfushije umuntu wagaragaye aho hantu. Ni gute wapfusha umuntu ntihagire umuntu n'umwe wo mu muryango wawe ugera aho hantu? Noneho n'ikindi ngo nta n'amazina yari yigeze atangazwa cyangwa ashyirwe ku misaraba cyangwa ku masanduku cyangwa icyo babigenza, nta muntu n'umwe uhagarariye ukwemera runaka waje gusabira abo bantu. Kandi urabizi ko abakongomani bakajya mu bintu by'amadini yabo, burya nimba ari abantu bakajya mu bintu byo kuvuga ngo barasenga, abakongomani babamo. Noneho bakanavuga ati uwo mukongomanikazi basavuga ati naho abo bantu bapfiriye nabo ntihatangajwe, ntawigeze ahatangaza, ntiyigeze hatangaza amasanduku, abaturage ntibazi aho yavuye. Itangazamakuru cyarakumiriwe kugira ngo ritagira amakuru namwe rimenya cyangwa rivuga. Byumvikane ko ni icyuka nyine buriya ahubwo abaturage buriya nabo bumiwe kuturenza twebwe tutanahatuye. Buriya ibyabo biba byabarenze, babona ari ikinamico riri aho. Ahubwo buriya ukuntu bari abantu bari abavandimwe b'abakongomani bizera, mu minsi mike uzajya kumva wumve ayo masanduku bagiye kuyakura mu maridi bagenda bayacane, kuko urumva nyine ko nimba uzapfushijwe ubusa bafashe isanduku itarimo ikintu,
bagashyira mu mva, urumva ko umuturage ukeneye kwicanira nzagenda ayikureho. Nk'ejo noze numva bavuga ngo nta masanduku bashyizemo amabuye, ntaho bashyizemo ngo abishwe na bwa bushita bw'inkende, hano ngo nabishwe na korera, ariko no mukongomanikazi yavuze ati nta masanduku ari mu busa, kuko yaba yari n'uwo muntu wishwe n'ubwo bushita bw'inkende bari no kwandikaho n'izina ye n'umuryango ntihari kubura uhageze. Yaba ari uwishwe na korera nawe ntihari kubura umuherekezo, nta wapfuye wabuze umuherekezo. Ariko igihe cyose nta muntu wagaragaye aho hantu uvuga ngo nta cyabaye, mbega rwose uwo muntu nta mupfu wari uri muri iyo sanduku, ahubwo nyine ibyabo ni ikinamico gusa, bazi gukina amafilime cyakora. Biravugwa ko uriya mudamu waruvuze uriya wavugaga ko bashyinguye amasanduku ari mu busa, bamufashe bamaze no kumufunga bamwita ngo ni umusirikare, niko bamwita, ubwo babimutwereye. Nahoze mbibona nimugoroba ko bamufashe, ashobora kuba afunze. Uvuze amasanduku atari mu busa, uvuze amasanduku atagira amazina, hari n'ayo twabonye bari bashyizeho amazina ariko ugasanga bashyiraho amazina adahura. Buriya Kongo igirwa na ibyo bita tribi, mu kinyarwanda nta yindi mvugo tugira ibisobanura neza, tukoresha ubwoko. Ariko hari nk'uwo nabonye ku isanduka banditseho ngo ni Hakizimana Katembo. Hakizimana ubundi yakabaye, nahoze mbona n'umunyekongo wabyanditseho aravuga ati Hakizimana Katembo, ibyo ni ibintu bitigeze bibaho. Ati Hakizimana ni umukongomani uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, cyangwa se ashobora kuba n'umu FDLR, atariko Katembo ni umundandi. Ati nta muntu ushobora kugira amazina nk'ayo ngayo, amazina nk'ayo ngayo ntahura, kuko amazina y'abandandi aba yihariye, afite n'icyo asobanuye gitandukanye n'amazina y'abantu bavuga ikinyarwanda. Ati ibyo akabishingiraho rero akavuga ati biriya byari ibinyoma, ni ibinyoma. Ariko reka dukomeze. Bivugwa ko abayobozi bitabiriye uwo muhango barimo abaminisitiri ndetse n'abayobozi bo ku rwego rw'intara n'umujyi wa Kigali, intara ya Kivu y'Amajyaruguru, nyuma yo gushyingura abantu amasanduku ageze kuri 5, bahise bakuramo akarenge barigendera, ubundi basiga abaturage aho ngaho. Twabonye abantu b'abana bafite imyaka igeze nko muri 5, 4 aribo bafashe ibitiyo n'amasuka bari hamwe n'abantu b'abadamu. Ese ibi ngibi byaba byaratewe n'iki? Byaba byaratewe n'uko nabo ubwabo basanze ibyo barimo ari ikinamico nyine. Ikintu ari ikinamico kirigaragaza nyine, n'ugikoze nawe ntashyiramo ubusereye nyine, ntashyiramo imbaraga, kuko abazi ko ibyo ari gukora ari ikinamico. Niyo mpamvu rero nabo bagiye nyine, nuko basanze ibyo barimo ari ibintu by'ikinamico riri aho ngaho, basanga nta mwanya w'icyo kinamico rero bafite, arigendera nyine, ntabwo babiha agaciro nyine, kuko nta n'agaciro byari binafite. Reka dutambuke tuvuge gake ku myigaragambyo yabereye i Goma ku itariki 2 z'ukwa 9, 2024. Binavugwa ko iriya kinamico yo gushyingura yakozwe ihurirana n'iyi tariki yo kwigaragambya. Byari bikomeye muri Goma, byakozwe kugira ngo baburizemo imyigaragambyo. Muri iyi myigaragambyo rero hagaragayemo udushya. Agashya kagaragayemo karenze utundi, naho ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Goma bafashe abayobozi ba za societe civile barabajyana ngo bagiye kubaganiriza. Ariko icyaje kugaragara, umwe mu bo bajyanye yafashe video barimo bagabana amafaranga babahaye nka ruswa, bababwira bati mureke kwigaragambya, mubyihorere mufate amafaranga. Ibi ngibi byaragaragaye. Ese ibi byo bivuze iki kuri leta ya Kongo? Ibyo nyine bivuze irangira rya leta. Ubundi ruswa nk'uko nabigaragaje bwa mbere ntangira, ruswa ni icyaha ubundi kitihanganirwa. Buriya n'amahanga by'ibihugu byateye imbere, iyo baje guha inkunga igihugu runaka, barabanza bakavuga ngo ikigero cya ruswa yo muri iki gihugu kigeze kuri kangahe. Iyo basanze icyo gihugu cyaramunzwe na ruswa, bagifata nk'ikitabaho nyine, niyo nkunga nta nubwo bakwirirwa bayitanga, kuko baba bazi ngo ya nkunga nituyitanga yajya muri ruswa nayo kiragenda itangweho ruswa, uwihawe yirire,
ayitwarire ayigabane n'abagenzi be. Urumva nyine bigaragaza rero ibyo by'uko noneho guverineri muzima atanga ruswa, bigaragaza nyine ihirima ry'ubutegetsi. Ni igihugu cyarahirimye kera, niyo mpamvu na guverineri yumva ko icyo cyaha ntacyo kimubwiye, kandi muri make ni nacyo cyaha amahanga akomeye cyitwa ku bihugu biteye imbere, icyo cyaha bashyira imbere kurenza ibindi byose, kuko bazi ko aricyo cyaha gishobora kudindiza iterambere burundu igihugu kikagwa kikarangira. Haribonye hari ibihugu byinshi byagiye birangira mu buryo butunguranye, ariko nyine na Kongo ubona nayo yararangiye nyine nuko ihagarariye ku izina gusa, ariko nyine ibyo guverineri yakoze nyine ni nko gushyira umusaraba kumva nyine uvuga ati igihugu cyarahenutse nyine nta kundi. Urakoze cyane mama Ndefiye, turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko ntitwabura kwibutsa abakunzi bacu mu yandi makuru. Mu ijoro ryo kuri 2 ahagana isaa 8 z'ijoro bucya ari kuri 3 ahantu muri Masisi hitwa Ikaniro, abatahazi umanuka Sake ugakomeza Mushaki Matanda ukamanuka Nyakajanga Bihambwe, ubwo iyo ugeze ahitwa Imema hepfo ya Bihambwe ushobora guterera umusozi witwa Ndinda ukazamenukamo hirya nko hirya ya Gatare, ngaho Kaniro rero habereye isanganya naho Kongo ntiyiburira. Abarwanyi bayobowe n'uwigize generale witwa Mutayomba ni umu FDLR ariko ufite abarwanyi ayobora ba Nyatura, batwitse centre ya Kaniro, batwika amazu agera kuri 46, kugira ngo hapfuyemo n'abantu barenga 100. Rero ni isanganya, ni imiryango yihangane, turabihanganisha abatuye Kaniro, abarokotse iriya sanganya, kandi nabo ryahitanye Imana ibakire. Tugeze ku musozo w'amakuru yacu rero ya radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turagushimiye umutumirwa wacu. Mbere yuko dusoza nagira ngo nguhe ijambo ugire icyo ubwira abatwumva unabasezere, noneho tugane ku musozo. Abatwumva ikintu cya mbere nababwira nyine ni ugukomeza tugafatanyiriza hamwe nyine tugatabariza kiriya gihugu cyarangiye, tugatabariza byibura nubwo cyarangiye, ariko byibura haracyari abaturage bakikirimo, byibura niyo yaba ari umwe ntabwo ari uwo gupfa. Komeze dutabaze nyine, dutabaza amahanga, ufite umunyamahanga baziranye ajya tubwira tumwereke ibihabera, kuko tuba tubifite ku bwinshi. Uwumva akeneye no kumenya amakuru y'ibihabera nawe atubwire, tumushyire kuri groupe WhatsApp tubamo, ziriya amakuru yose menshi ashoboka, ku buryo naba afite umuntu wegeranye amutinyuka amwereka ati dore biri kubera muri kiriya gihugu. Urumva ngo isi ntabwo izarangizwa n'abagira nabi, ahubwo izarangizwa n'ababona abagira nabi bakabyirengagiza cyangwa bakicecekera. Urumva birababaje kubona umuturanyi ahura n'ibibazo abantu bakabifata nkaho nta cyabaye. Rero rwose nagira ngo abantu bibuke na cya kintu cyo kudatabara umuntu uri mu kaga. Wiringoma niwe njya mbona avuga ati la non assistance à une personne en danger irahanirwa. Rwose abantu ubwo no kudatabara umuntu uri mu kaga, abantu bihangane batabare, udashoboye gutabara atabarize kiriya gihugu buriya nubwo kihakana abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko buriya kidufitiye amateka y'abantu badukomokaho cyangwa dukomokaho, kuko nimba abantu duhuje ururimi tukaba duhuje umuco, ubundi bagakwiye kuba ari abacu, duhuje n'amasano, ni abacu kurenza uko baba abanyekongo. Ubwo rero uwari wese nabatabarize, kandi nta nubwo ari abacu gusa, ni n'ab'isi muri rusange, kuko buriya ntawe ubura akamaro ku isi, ko buri wese Imana imuzana ku isi ifite icyo imuzaniye. Rero rwose uwari wese nashyireho itafari rye mu gukora ubutabazi, buri wese ahaguruke agaragaze ibibi biri kubera muri kiriya gihugu. Nicyo nabwira abantu bose badukurikiye.
Barakoze rero abakunzi bacu badukurikiye muri uyu mwanya, tugeze ku musozo tubashimira tubabwira tuti kugira ngo amakuru yacu ajye ahita abageraho nibakande kuri subscribe, uhakanda rimwe gusa, baduhe ibitekerezo byabo ahanditse comments, bashobora no gukanda like mu kugaragaza ko bakunze ibiganiro byacu, bashobora no kubisangiza abandi bakanda ahanditse share, bakoherereza abandi ibiganiro byacu. Bakoze rero, nakagaruka. Murakoze murakoze cyane.